Yesu nashimwe bene data ndabaramukije aho muherereye hose ubuntu bw'Imana bubane namwe mu izina rya Kristo Yesu. Shimiye Imana yo mu ijuru yabarinze nanjye ikandinda. Nshimira Imana kubw'umurimo mwiza ikomeje kwagura ku isi yose. Imana yacu nishimwe. Ndabashimira rero mwebwe mukora subscribe, mwebwe musengera, abandika commentaire, like. Uwiteka Imana abahezagire cyane kandi Mwuka Wera akomeze namwe kubanezeza kubw'imbaraga z'Imana. Nejejwe rero n'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana, ariko reka dusenge Imana kuko hano mu isi Satani ntabwo aba anezejwe n'iki gikorwa dukora, aduteza imiraba n'imiyaga, ariko kubw'imbaraga z'Imana, Imana iyo tuyisenze iratwumva ikadutabara. Haleluya! Mana Data wa twese mwiza, turasengeye kino kirere, imbaraga zose zikoreramo zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi zikuka mu nyanja, igendagenda mu bantu badakijijwe, mu izina rya Yesu ife ryose ry'abadayimoni rinetralize. Duhagarare muri iki cyanya mwami cy'ijambo ryawe, wowe uba ari wowe uvuga Uwiteka, kandi uba ari wowe wigisha, ntaba ari ryo ugaragara. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru, amen. Imana yacu nishimwe rero, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Imana itugirire neza, umugabo n'umugore niko yabaremye. Yesu atuganze cyane. Haleluya! Umurongo wa 28 bavuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Imana idufashe cyane. Haleluya! Ni ukuvuga ngo Imana ifite imbaraga, ifite n'ubutware. Imana ifite gutegeka. Imana ifite gushyira hasi igashyira hejuru, kandi Imana yacu irica kandi ikanakiza. Yesu nashimwe kuko ifite ubutware kandi ifite n'ubushobozi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Habaho inama mu ijuru rero, irabona yuko ku isi hakwiriye kubaho ibyaremwe byayo. Mu byaremwe rero n'Imana, natwe twabaye aba mbere. Yesu atuganze cyane. Haleluya! Bisigura ko wowe nanjye Imana yaturemye kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Imana yacu ishyirwe hejuru. Yesu nashimwe. Ngo irangije iduhereza ishusho isa n'Imana. Bisigura ko jye nawe iyo duhuye cyangwa se iyo tuvukana cyangwa se iyo tubana, twese turi mu ishusho y'Imana. Yesu nashimwe. Nubona umugore wawe, ukabona umugabo wawe, umwana wawe, mugenzi wawe, mu nshuti hirya no hino, niwamubona yaba ari umuzungu yaba ari umwirabura, ubone yuko mwese mwaremwe mu ishusho y'Imana. Yesu atuganze. Bisigura ko buri muntu wese akwiriye guha agaciro mugenzi we. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Rero Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. We kubona yuko nanjye ne kubona yuko hari ikindi kintu ndicyo, ahubwo twese tuvuge yuko dukwiriye gucishwa bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana, kuko Imana ariyo yatwiremeye. Yesu nashimwe. Icyo nshaka kuvuga rero, hari abantu muri iyi minsi
batagira gute, batajya banezererwa nuko Imana yabaremye. Yesu atuganze. Ugasanga umuntu arajya kureba ati mfite izuru ritoya reka njye kuryaguza, mfite izuru rinini reka njye kurigabanisha, mfite ikibuno reka njye kucyongereza, mfite ikibuno gito reka njye kucyongereza. Ugasanga ati genda igikara, ngomba kugira gute, ngomba kwitukuza nkabasa n'umuzungu. Tugenda tubibona ibyo byose birakwiriye mu isi, ariko mwene data ndashaka kukubwira ngo wibuke yuko Imana yakuremye kugira ngo use n'Imana. Reka gusuzugura ishusho Imana yaguhaye, reka gusuzugura ishusho ya mwene so, reka gusuzugura ishusho y'abo muvukana, reka gusuzugura naho yaba ari wa muntu w'ikirema utabasha guhaguruka, muhereza agaciro kubera neza yaremwe n'ibiganza by'Imana nk'uko Imana yakuremye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndafashijwe n'iri jambo bisigura ko umuntu wese, yaba ari wa wundi muvukana utazi ikintu na kimwe, yaba ari wa muntu muri kumwe utazi ikintu na kimwe, mwubahire gusa ko yaremwe yuko yakuremye Imana, nawe akaremwa mu ishusho y'uko Imana yabishatse. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Imana itugirire neza. Mu byaremwe byose hano mu isi, Imana yarakuremye kugira ngo uyiheshe icyubahiro. Aho uri hose ku isi, mu rugo rwawe, mu bavukanye, mu kazi, Imana aho izagukandagiza hose, ukomeze guhesha Imana icyubahiro, kandi ugaragaze ko waremwe mu ishusho y'Imana, mu ngeso zawe, mu migendere yawe, ku mubiri wawe. Amina. Ugaragaze ko unyurwe n'uko Imana yakuremye. Nanjye nyurwe n'ishusho Imana yampaye. Yesu nashimwe. Naba mfite amaguru mato, naba mfite amaso mato, naba mfite amazuru mato, naba mfite amazuru manini, naba mfite ibyo mfite byose, nyurwe n'uko Imana yandemye mu ishusho yayo. Mfite ishusho y'Imana. Yesu nashimwe, haleluya. Umugore ye gusuzugura umugabo ngo amuboneyemo ikindi kintu, murebe usange wuzure mu rukundo rw'Imana ko yaremwe nawe. Umugore nuko, umugabo nuko, kuko hari abantu muri sosiyete basuzugurana, ugasanga bagiye yuko Imana bose yabaremye. Mungu asifiwe sana, haleluya. Imana irangije iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero Imana itugirire neza, ni ukuvuga ngo Imana yaguhaye agaciro, nanjye Imana impereza agaciro, haleluya. Imana yampereje agaciro, nawe iguhereza agaciro. Yesu nashimwe cyane. Bisigura yuko rero Imana yo mu ijuru ifite ubutware, kandi yaduhaye agaciro karuta k'inka, karuta k'imbwa, karuta ibindi bintu byose bigendesha amaguru. Hariho n'ibikururuka hasi nk'inzoka se, udushishi, imbeba n'ibindi byose. Yesu atuganze. Dufite agaciro rero, reka kwiyonona, reka kwigirira nabi mwene data. Ibuka ko rimwe n'ibiganza by'Imana, haleluya, haleluya. Kandi ibuke ko hano mu isi nta kintu na kimwe wazanyemo. Imana ishimwe cyane, kandi Imana itugirire neza, haleluya. Ni ukuvuga ngo rero waba umutunzi, waba umukene, wibuke neza yuko Imana yagize gute, yaguhaye agaciro. Imana yacu ni ishimwe cyane, kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Mwene data rero, nta bintu byinshi ndi buvuge. Reba uburyo Imana yakuremye niba ari kukiri. Mbega umubiri Imana yaguhaye niwo ugifite. Mbega uhereza agaciro kangana iki mu bikorwa byawe bya buri munsi? Uhesha agaciro kangana iki Imana? Yesu atugirire neza mu mikorere yawe, mu migendere yawe, mu myambarire yawe. Imana itugirire neza mu kazi, wibuka guhesha Imana icyubahiro. Imana itugirire neza mu rugo rwawe, ubasha guhesha Imana icyubahiro mu ngeso zawe.
Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Mwene data, nkaba ndangiza nkubwira ngo reka kwigirira nabi, reka kwiteranya n'Imana, reka gusuzugura Imana, reka kubeshyera Imana, reka guhimbira Imana. Nyurwa n'ishusho Imana yaguhaye. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Mwene data, nshuti y'Imana, nezerwa iby'Imana yagukoreye, nezezwa n'umubiri Imana yaguhaye, nezezwa n'ukusa, nezezwa n'ibyo ubona forume y'uko Imana yakuremye. Reka kujya kwiyongereza, ahubwo ushima Imana mu by'Imana yatugiriye. Yesu adufashe cyane kandi Yesu atugirire neza. Yesu atwiteho. Reka turangize dusenga Imana. Birashoboka yuko wowe wari umaze kwirambirwa, ahari umuryango warakwanze ufite ubumuga runaka, ahari umugabo yarakwanze ufite ubumuga runaka, ahari umugore yarakwanze ufite ubumuga runaka, ahari wabyaye umwana arangije abafite ubumuga runaka, ashobora kuba adafite mu maso hazima, birashobora kuba afite ingingo zitari zima, ariko nyurwa n'uko Imana yamuremye. Uko ari kose mugaragariza urukundo. Hareruya. Rabaya sisimando, mugaragariza urukundo, kuko uwo Imana niyo yamuremye. Iyo Imana idashaka kwabaho ntabwo yaba yarabayeho. Yesu atugirire neza kandi hano ku isi buri muntu wese Imana yamuhaye misiyo yiwe. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Reka rero dusenga Imana kugira ngo wikebuke mu ngeso zawe, wikebuke muri karagiteri zawe, wikebuke mu mitegekere yawe, mu miyoborere yawe, ku mubiri wawe, wisuzume urebe icyo Imana yavuze. Yesu nashimwe, cyangwa se uko Imana yakuremye niba ari kukiri. Yesu atuganze. Ndagushimiye Uwiteka kubw'ijambo uduhaye. Mana, utwibukije yuko ari wowe waturemye. Mu izina rya Kristo Yesu, reka utwemerere, utugirire neza. Turaciye bugufi Mana wo kugira ngo ushyirwe hejuru. Sabiye aba bantu basuzuguye ishusho wabahaye. Mwami Yesu, hari abagendana kamere bafite amoko mu mitima yabo, hari abagiye kwihinduza amasura. Mwami Yesu Kristo, hari abagiye kwirimbisha mu buryo bw'iyi si. Mana, turasenze twinginga babarire amaraso yawe abeza abatunganye, kandi buri muntu wese yongera kugarurire icyubahiro mu izina ryera rya Yesu. Amen. Shalom.